Kanongera ngo ikaze wakoze subscribe aho uri hose aho uherereye hose kuri iyi si nguhaye ikaze muri iki kiganiro uzize twongere twiganirire kandi nawe utarayikora nkwibutse ko igihe cyo kuyikora ko ari iki reba hasi ya video ubanze ukandeho noneho usanzwe yarayikoze akore like kuko like nazo ni sawa noneho dukore na share kugira ngo dukomeze tuzamure community yacu uyu munsi tugiye kwibukiranya icyo twita East African Community ishingiye ku cyo twita economy integration ni uburyo ibihugu byihuza kugira ngo bizamure ubucuruzi hagati yabyo. Igihugu kimwe bishobora kuba ibihugu bibiri cyangwa se ibihugu byinshi ariko bigaforoma bloke y'ubucuruzi kugira ngo ubucuruzi cyangwa se n'ibindi bintu byose bihuriweho bikorwe mu buryo bwihuse. Ari nayo mpamvu bakorera hamwe amaproje menshi atandukanye. Ariko nashaka ko tuza kurangiza twibaza ese East African Community ubundi ifite uburyo bwa existence y'igihe kirekire cyangwa se irimo iragenda ifailinga dukurikije imyitwarire y'abayobozi bayobora ibyo bihugu bigize uwo muryango wa East African Community. Currently cyangwa se mu minsi yashize twabonye ibyabaye Tanzania n'ibyo yavuze n'ibyo yakiyuze cyangwa se byashinje ibyo bihugu benda bishobora kuba bituranye nayo ari nabyo bibana muri ya block imwe. Noneho twongeye turebe Uganda ibyo yavuze kuri Kenya ivuga ko ishaka kugira access iri direct ku nyanja y'Ubuhinde kandi ibyo bigomba gukorwa ari uko habayeho intambara hagati ya Kenya na Uganda. Kuvuga ngo bagomba gukora invasion cyangwa se gufata Kenya noneho bagenda bagakora icyambu cyabo cyangwa se bagashyira administration yabo ku cyambu ku buryo bafite direct access bi Ocean India cyangwa se ku nyanja y'Ubuhinde. Ubundi reka tumanze turebe uyu munsi wa none East African Community igizwe n'ibihugu bingahe. Uyu munsi East African Community igizwe n'ibihugu 8 ari byo Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Congo, Somalia, u Rwanda na Sudani y'Epfo. Ibyo kubireba byose usanga ari ibihugu 8. Reka tubaze kwibaza ngo ubundi East African Community yari ifite iyihe mission kugira ngo nyine abayobozi bishyire hamwe bavuga ati reka dukore ino bloke kugira ngo tworohereze abaturage bacu imibereho tuzamure n'ubukungu bw'ibihugu byacu. Nkuko twabivuze East African Community cyangwa se ni form ya block cyangwa se ni trade block cyangwa se ni umuryango wishyize hamwe kugira ngo uzamure ubucuruzi. Nkuko twabivuze ushobora kuba ibihugu bibiri cyangwa se ibihugu birenze bibiri. Ni ukuvuga ngo hafa kuba harimo partnership agreement y'ibihugu bitandukanye. Kubera iki noneho integrated kubera ibihugu byishyira hamwe kugira ngo bigabanye icyo twita trade barriers, ni ukuvuga imbogamizi zishobora kuboneka mu bucuruzi. Hari icyo twita trade barriers na trade barriers aho wajya kumva ko imodoka ivuye hamwe igakoresha umuhanda w'ibindi bihugu zigenda zitanga imisoro hagenda habamo iminzani kuvuga ngo ntago twemeye ko imodoka ko igomba kurenza ibinini mbese ibintu bitandukanye byinshi cyane. Noneho iyo baforomye groupe imwe bashyiraho common rules and regulations uburyo infrastructures zo muri uwo muryango zigomba gukoreshwa ndetse n'uburyo bwo kubaka izo infrastructures bugakorerwa hamwe. Wajye wumva imishinga ya gari ya moshi cyangwa se wenda train ishobora guturuka wenda Dar es Salaam ikagera i Kigali cyangwa se nubwo yaturuka wenda na Uganda wenda ishobora guturuka za Mombasa ikagera i Kigali. Ubwo buryo ni uburyo kugira ngo byibura trading cost cyangwa se ikiguzi kigenda ku bucuruzi. Buriya iyo tuvuze ikiguzi kigenda ku bucuruzi la majorité cyangwa se trading travel logistique accounting ikintu kinini cyane mu gutuma ubucuruzi budindira cyangwa se bwiyongera. Noneho n'uburyo bwo kongera umubare. Ni ukuvuga ngo niba tuvugenda mu Rwanda turi miliyoni 14 uyu munsi ariko iyo turi muri common cyangwa se muri member ifite ibindi bihugu bifite abaturage benshi wowe ukora ubucuruzi tuba twopeninze competition. Ese ikibazo niba ari openinga competition ese ibyo bihugu byari lead cyangwa se abayobozi babyo bari lead muri muko bagomba gukora competition ya muri production mu bukungu wemerewe gukora icyo ushaka no kugikora aho ushaka. Ese uragikurutse? Ese ufite uburenganzira bwo kugigurisha ahandi direct? Ibyo byose nibyo tugiye kuza kujya twibaza no tubaza kurangiza twibaza ese East African Community ni yaba yarafailinze ikasigaye mu mapuro. Reka dukomereze hamwe. Muri make iyo tugiye kuvuga economy integration cyangwa se kwihuza k'ubukungu bishingiye nanone kwihuza no kuvuga ntabwo mushaka kwihuza mudafite the same understanding ya politike y'ubukungu. Tubona ko noneho economy integration tushaka kuyibona muri form byibara cyangwa se mu buryo butandatu aho tuvuga ko ubwa mbere wenda bworoheje aricyo twita preferential free trade area cyangwa se uburyo noneho ibihugu bishaka kuvuga ngo igihugu cyumvikana n'ikindi noneho tugiye kugabanya imisoro y'ibicuruzwa bituruka mu gihugu cyawe n'ibicuruzwa bituruka mu gihugu cyanjye noneho cyangwa se tugabanye na kota. Haruguru wendo igihugu gishyiraho kota ikavuga ngo ibicuruzwa biturutse muri iki gihugu ntabwo bigomba kurenga ibi ngibi bitewe n'impamvu runaka na politike y'ubukungu bw'igihugu ukwacyo. Noneho tukagira icyo twita free trade area. Free trade area wenda urugero rwiza twavuga ni nka NAFTA cyangwa se uriya muryango uhuriweho na USA, Canada na Mexique, aho buri gicuruzwa cyose gishobora guturuka muri Mexique kikinjira muri Amerika nta musoro gitanze cyangwa se cyaturuka muri Canada gutyo. Ari naho ngira ngo ibyo Trump yagiye gumya kubivugaho avuga ko bagomba gusubira muri iyo agreement bitewe n'impamvu za politike n'ubukungu. Noneho tukagira icyo twita noneho custom union.
muri customs union noneho byibura ibihugu bisharinga cyangwa se bivuga ko buri kintu cyose bagomba kugisangira, noneho ndetse n'igihugu giturutse hanze y'uwo muryango bagashyiraho rules and regulation ziri common. Ukuvuga ngo niba turi muri East African Community tukaba tugeze kuri level ya customs union, igihugu kizashaka gucuruza n'u Rwanda umusoro ugomba kubusa nuko cyacuruza na Kenya, umusoro ugomba kubusa nuko cyacuruza na Tanzania. Ariko ndavuga ibihugu biri hanze ya block. Urugero, niba hari ibicuruzwa wenda bituruka nko muri Zambia byinjira mu Rwanda, umusoro ugomba gushyirwaho ni nko wa Tanzania, ni nko yajya gucuruza muri Kenya, ni nko yajya gucuruza muri Uganda. Uwo musoro ukaba uri uniform cyangwa se uniform. Icyo nicyo twita customs union. Noneho tukavaho tukajya kuri ibyo twita common market. Iyo tuvuze kuri common market, noneho niho dusanga free movement of people, free movement of capital, free movement of labor, noneho na right to invest cyangwa se to reside. Noneho tuba dufite single market aho ushobora gukorera mu gihugu cyose ushaka, upfa kuba gusa uri umuturage wo muri iyo block. Noneho tukareba n'icyo bita economy and monetary union, akaba ari tuvuga ngo ni economy integration ya gatanu, economy and monetary union. Icyo gihe noneho ahangaha kugira ngo ubyumve neza, wenda niba ujya wumva amakuru wenda ko yo muri European Union, ahangaha bafite icyo twita one currency, aricyo twita yellow zone, aho euro rikoreshwa muri ibyo bihugu byose bigize iyo block, akaba ari faranga rimwe. Noneho urumva ko bafite icyo twita monetary union. Noneho ya nyuma gatandatu tukavuga ko ari for economy integration cyangwa se icyo twita pure integration, aho noneho ibyo bya bintu byose byabaye for free, za zindi eshanu za mbere mbese byibura ibyo bihugu byashyizeho integration iri for integrated, aho umuturage nyine akorera aho ashaka hose. Noneho kubera iki ngaruye overview cyangwa se gukora overview ya y'icyo twita integration mu bukungu cyangwa se kwihuza kw'ibihugu kugira ngo bagabanye imbogamizi zishobora kugaragara mu bukungu, ndetse bakorera hamwe imishinga ishingiye mu koroshya uburyo bw'ubucuruzi n'urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu. Mbere y'amatora Tanzania yigeze kuvuga ngo hari imirimo iciriritse abanyamahanga batemerewe gukora. Iyo mirimo bavuga by'amasaro by'ubushoferi, mbese imirimo iri basics cyangwa se gucuruza utubutike tworoheje, bavuga ko nta munyamahanga wemerewe kubikora. Bavuga umunyamahanga ntabwo bigeze barobanura ngo bavuge ngo ariko umuturage uturuka mu bihugu bya East African Community we yemerewe gukora iyo mirimo, ahubwo bavuze muri rusange. Iyo ni indicateur imwe yuko byibura hari igihugu kimwe kiri kwiyopoza ku mahame ya y'uwo muryango iyo block. Kuva niba twari dufite wenda common market, dufite single market, wera tugeze kuri iyo level, ni ukuvuga ngo irahita ihagarara ko icyo twita free movement of people and services, labor, capital, ubwo no kuvuga ngo iyo ngiyo irahita ikurwaho, ahubwo wenda ushobora gusanga bari bite basubira kuri preferential trade area, aho ndashaka kuvuga ati okay, ibicuruzwa byanyu byemeye kunyura hanga, cyangwa se wenda reka tugabanye imisoro y'ibicuruzwa byacu byaturukaga hano. Noneho uri buze usange icyo gihe uko ba price cyo ngicyo siko Uganda cya price, siko Kenya cya price, siko u Rwanda rwagikoze. Noneho usange ntago rules and regulations za muryango, buri gihugu gifite rules and regulations zacyo zitandukanye n'izikindi. Okay, ubundi one disadvantage cyangwa se imwe muri disadvantage cyangwa se disadvantage uko twayivuga gutera, disadvantage mu Kinyarwanda uko twayivuga gutera. Okay, ntabwo ndi kukibura, ariko kimwe mu bintu bitari byiza bituruka kuri integration cyangwa se kuri economy integration cyangwa se mu kuza kuvuga ngo bakorane ubucuruzi, nuko igihugu kibiri cyo twita sovereignty cyangwa se ukwigenga mu bintu bimwe na bimwe. Tuvuge ubundi kuvuga ngo umunyamahanga ukorera hano hari akazi atemereye gukora, niba hari umuntu uturuka muri ya groupe y'ibihugu bigize uwo muryango, ntiyakagombye kubuzwa kuko ni uburenganzira bwe mbere yuko winjira muri uwo muryango wemereye cyangwa se wari wemeye ko abantu baturuka muri block bose bagomba kwizana muri icyo gihugu. Uzumva tuvuge urugero, ntabwo uyu munsi kugira ngo umunyarwanda cyangwa se umurundi crossing umupaka kugeza uyu munsi biragoye, ariko tugiye kugeza Uburundi n'u Rwanda buba muri ya block ya East African Community. Uganda cyangwa se Museveni arizo kuvuga ngo agiye gutera cyangwa se nibiba ngombwa azarasa Kenya, habeho intambara ariko agire direct access cyangwa se uburenganzira bwuzuye ku nyanja y'Abahinde. Ubundi cyo cyagombye kuba kikiri ikibazo niba koko East African Community igikora nkuko yakagombye kuba ikora, cyangwa se byibura bavuga ngo principles za cyangwa se mission na vision bya East African Community kuko nibyo turi mu murongo umwe wo kugira ngo tuzagereho. Ibyo nibyo byakagombye kuba bikiri ikibazo cyo kuvuga ngo hari ibihugu biri block cyangwa se biri land locked. Ibihugu biri land locked ni ibihugu ubwo tuvuga ko ari ibihugu bidakora ku nyanja, twita pays enclavé mu rurimi rw'igifaransa. Ni ibihugu bidakora ku nyanja, ariko twamaze kujya muri ya group imwe, twamaze kujya muri ya group imwe tukaba dufite infrastructure nziza, wenda
iyo ugiye kureba icyo twita RPA cyangwa se Logistics Performance Index, usanga nk'u Rwanda rwarakoze iyo bwabura kugira ngo rugire infrastructure nziza, mbese ubucuruzi bwihute bwo kubera ko muri logistique byibura twaragendaga tukadomina even nubwo turi landlocked, ariko byibura u Rwanda rukagenda rukadomina mu kugira infrastructure nziza no koroshya ubucuruzi hagati y'ibihugu. Ntekereza ko ari nacyo cyaturutseho uburyo bwo bwizi one border posts, kuvuga ngo umuturage cyangwa se n'ibicuruzwa bigeze ku umupaka umwe ukore processing, noneho kurundi mupaka kurundi ruhande rw'ikindi gihugu ntibize guhagarara. Noneho reka turebere hamwe East African Community. Dufitemo icyo twita koridoro ebyiri zisapurayinga bya bihugu 8 twabonye bigize East African Community. Dufitemo iyo bita Central Corridor, tukagiramo n'iyo bita North Corridor. Central Corridor ni koridoro ituruka ku cyambu cya Dar es Salaam ikagenda ni nayo isapurayinga Zambia, Malawi, Mozambique, none igasapurayinga u Rwanda, igasapurayinga Burundi, igasapurayinga n'uburasirazuba bwa Kongo. None tukagenda icyo bita North Corridor. North Corridor yo ni koridoro ituruka Mombasa ikaza Uganda, u Rwanda, Sudani na Sudani, noneho ikagenda ikaba yanasapurayinga cyangwa se ikaba yakora no ku burasirazuba bwa Kongo. Noneho izo block ebyiri zikoze noneho cyangwa se zifite amabwiriza atandukanye. Ni ukuvuga ngo umunyamuryango wese wa East African Community wenda ku bihugu bitatu, wumve kuntu n'ubundi yabaye divided kera cyangwa se imeze nkaho isigaye muri administration gusa, ndavuga mu mapuro. U Rwanda, Uganda na Kenya, umuturage muri ibyo bihugu yemerewe kwinjira mu kindi gihugu akoresheje ID, icyo twita national identity, akoresheje irangamuntu. Ukava hano niba uri umunyarwanda ugatugenda ukajya Kenya ukoresheje irangamuntu gusa, ukagenda ukava mu Rwanda winjira Uganda ukoresheje irangamuntu gusa. Ni ukuvuga ngo the same reciprocal, ni uburyo ni reciprocity iri hagati y'ibihugu bitatu byonyine mu bihugu bigize mu bihugu 8 bigize uwo muryango wa East African Community. Uhite ubyumva neza, nubwo ari form nubwo integration cyangwa se nubwo ari umuryango ugizwe n'ibihugu 8, ariko noneho harazamo ibihugu bitatu usanga bifite amabwiriza yabyo, ibindi nabyo bifite amabwiriza yabyo, kuko ntabwo ushobora kwinjira Tanzania ukoresheje irangamuntu, ushobora kwinjira Burundi ukoresheje irangamuntu, ushobora kwinjira muri DRC ukoresheje irangamuntu, even na Sudani y'Epfo, ushobora kujya Somalia ukoresheje irangamuntu. Uratubyumva ko uko byagenda kose, nubwo tuvuga ngo cyangwa se bakavuga ngo East African Community mu buryo bw'ubucuruzi bwo koroshya urujya n'uruza bimeze nkaho ari bloke igabanyijemo indi bloke. Kuvuga ngo ibyo bihugu bitatu ushobora kuvuga ko byaforomye cyangwa se byakoze bloke into bloke, biba byakoze bloke mu indi bloke. Muri East African Community yakoze undi muryango muri wa muryango. Niba nshobora kuva ukajya Uganda ndetse ukagenda ugeze Uganda, uragenda ugakora akazi kose ushaka, ugashobora mu byo ushaka ugakora, wananirwa ukavuga ati ndananiwe, ukaba wajya gukorera Kenya byakunanira ukavuga ati ndananiwe, ukavuga ngo reka njye gukorera mu Rwanda. Nta ntuza, nta barriere nimwe ihari. Nubwo iyo tugiye kureba iyo form tuvuga ko byibura ari single cyangwa se common market, kubera ko wemeye kwinvestisa abo wemeye kujya gukorera mu kindi gihugu uko ubishaka cyangwa se n'ubushobozi bwawe bwose. Mu gihe noneho ibyo utemere kubikora hehe, utemere kubikora Tanzania, ntabwo uragenda ngo forme kaka business kawe ugakore in case utari umunyagihugu wa Tanzania. Noneho ikirenze kuri cyo ureta umva ko East African Community normally niba inahari ni uburyo bwo mu mapuro gusa, ariko in practice kubera ko niba ngiye umuturage ngiyewe ntari kuyibonamo, nta bikorwa mu buryo bwa politiki, kubera ko politiki ikora ni ugukora, bakora policies zishobora gufacilitatinga ba baturage. Tuvuge ubu byakagombye kuba ari amahirwe niba u Rwanda turi 14, Uganda 50, Tanzania 50, Kenya 50, ubwo twagombye guhita tugira abaturage byibura bagera muri miliyoni zirenga 170. Iyo nukuvuga ngo niba aho tuye hose ugomba gukora business we utagatinga iyo market ingana gutyo. Ariko niba hajemo iyo challenges yo kuvuga ngo umuhora wa ruguru urasapurayinga abantu, ariko harimo block 3 zifite nako harimo ibihugu bitatu byoroheranyije mu buryo bw'ubucuruzi, ibindi noneho biragenda birakumira. Nukuvuga ngo nicyo nashaka kuvuga ni iki ngiki. Wowe ubitekerejeho cyangwa se ugasubiza amaso inyuma ugatekereza kuko ukagenda ugasoma, biroroshye kugenda ukabona amakuru y'icyo twita ushaka kugenda ukareba eske primary mission na vision bya East African Community byari ibi uyu munsi bihagaze gute, ese ibihugu birarebana gute, ese birimo birakorana neza. Nukuvuga ngo tuvuze ibihugu niba mu buryo politike batari kurebana neza, bita reflectinga kuri wowe, kuri ngewe umuturage, bigasubira inyuma uko byagenda kose. Kugeza uyu munsi ushaka kuvuga ngo gufata conclusion uvuga ko East African Community iri mu marembera yo guhagarara burundu cyangwa se yo guseswa niba nta gikozwe, ntago ifite igihe kinini cyane cyo kuzaba igikora. Nawe ushaka kujya muri comment, niba wenda tuvuge ujye ukurikirana amakuru y'ibyo bintu, ushaka kujya muri comment ukagira icyo bivugaho cyangwa se ugatanga argument yawe, noneho tugahuriza hamwe ibitekerezo. Ciao ciao, hasta la vista.